Reka tubashimire nshuti bakunzi b'Intumwagakiza TV, murabimenyereye yuko duhora tubashakira ibyiza. Uyu munsi nabwo tubazaniye ibyiza biruhura imitima yanyu kandi bigufasha mu rugendo rugana mu ijuru. Uyu munsi rero tubazaniye ubuhamya, turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umupasiteri ndetse n'umupasiteri mukuru w'inararibonye ufite n'imyaka myinshi kandi igihe cyose yamaze akaba akiri umurokore, akakiri umukozi w'Imana ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Rero uyu munsi agiye kutugezaho ubuhamya, ntago ndamuvuga izina, ni umuntu w'umusaza nawe ari buze kubanza kwivuga hanyuma atugeze ubuhamya bwe. Njyewe rero muri kubona kuri ekara zanyu nitwa Ndarisabamungu Paul Clement, muramenyereye mu biganiro by'Intumwagakiza TV. Reka mbabwire ngo ni mukore subscribe, hari ijambo riri hasi ryanditse ngo subscribe mu ibara ry'umutuku, ni muri kandeho rihita rihinduka umukara, hanyuma mukande no kuri akantu kameze nk'inzogera. Iyo umaze gukandaho kazana utuntu tw'uturongo tubiri hejuru gutya, kanda kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byose Intumwagakiza TV ishyizeho uzajya ubasha kubibona. Hanyuma nyuma yaho kandi numara kubona iki kiganiro hamwe n'ibindi biganiro byose twashyize ku Intumwagakiza TV, bihereza abandi bantu, kora share, usharinge ku bandi bantu kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze gukwira hose. Imana iguhe umugisha hamwe natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka duhikaze rero umukozi w'Imana, aratangira twibwira, narangiza arasenga Imana, twinjiriye mu kiganiro cyacu cy'ubuhamya. Ni kare umukozi w'Imana. Murakoze, ikaze, Imana iho umugisha. Nitwa Bitonda Aloyizi, ndi umupasiteri mu itorero rya ADPR muri paruwasi ya Muhoza, nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Reka rero musenga Imana, nyuma gusenga Imana mutugeze ubuhamya nateguye kugeza ku bantu kuri uyu munsi. Mana Data wa twese uhora uri mu ijuru, mu izina rya Kristo umwana w'ukunda turagushimye, turagushima ko waduhaye agakiza ku buntu, waduhinduye abana b'isumba byose, turabaragwa b'ijuru. Turagushima kuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera Kristo wamenye amaraso ku musaraba ku bwacu kugira ngo ducungure. Turakunezerwa cyane kuko turi muri wowe dufite amahoro, turi muri wowe dufite umudendezo, turi muri wowe mwami, tuba dufite ibyiringiro bidashidikanywaho kuko bana tukaturagira ukaturinda. Reka tugusabe rero ikiganiro tugiye kugirana n'abakozi bawe mwami, ukigaragaremo mwami, ubuhamya dutanga bwo gufasha imitima y'abantu benshi. Urakoze kukubana natwe, niko tubisabye Imana mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen. Murakoze cyane pasiteri. Rero uyu munsi tugiye mu kiganiro cy'ubuhamya, reka tubaho umwanya mutugeze ubuhamya. Murabutangira ubwo kera mufite muri buze kuza kubutangirira kugira ngo abantu bamenye ngo ninde turi kuganira, ubwo buhamya bwe bushingiye kuki, kandi nizere ko buhamya buza gufasha umuntu wese uri buze kuza ko badukurikiye ku Intumwagakiza TV. Ko ni mukomeze pastor. Murakoze, amazina yanjye maze kuyababwira kandi babwiye ko ndi umukozi w'Imana. Kuri umukozi w'Imana bigira aho bitangirira, ntabwo bipfa kuza kubyitura aho ngaho. Icyambere nuko umuntu aba yarakiriye agakiza, akabyarwa ubwa kabiri, agahinduka umwana w'isumba byose, kandi agahabwa umuhamagaro wo gukorera Imana. Muri uwo muhamagaro akitaba akemerera Imana. Iyo yemerera Imana, Imana iramukoresha, kandi yamara kumukoresha ko imihamagaro itandukanye, hari umuhamagaro umuntu aherwa inshingano. Ukaba tuvuye nko mu itorero ryacu, hari inshingano y'ubudiakoni iratangwa, umuntu bakamusengera. Hari inshingano y'ububwirizabutumwa, hari ubukuru bw'itorero, hari ubushumba. Izo nshingano zose rero nazinyuzemo, narasengewe. Ariko nsubiye inyuma gatoya, nakira agakiza mu mwaka w'1970 muri 70, niho nakiriye Yesu, ambira umwami n'umukiza. Kuva icyo gihe rero maze kwakira Yesu, namubonyeho ibyiza byinshi, yabanye nanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Yagiye amfasha mu bukristo ndetse aramfasha no muri uyu murimo Imana yampamagariye. Navukiye mu muryango w'abantu navuga ko bari badakijwe, bari bafite idini basengeramo, ariko bari banarabiretse. Ntabwo bari bagisenga, bari barabiretse. Ntabwo byabuza gukora imihango y'igipagani yo kuraguza,
guterekera n'ibindi byose bijyana n'imigenzo y'abatarakizwa. Nyuma rero itorero rigeze iwacu nibwo twumvise ubutumwa bwiza. Iyo muvuze ngo rigeze iwanyu abari iwanyu hehe? Murakoze cyane. Ntabwo nabwiye aho mvuka mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, ubu ni intara y'Iburengerazuba, mu cyahoze ari komine Giciye, mu murenge wari Murambi. Ubu rero turi mu karere hitwa mu karere ka Nyabihu, mu murenge wa Jomba. Naho ngaho niho mvuka, ariko mbarizwa hano i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Muti itorero rigeze iwacu nuko niho mwari mugeze? Yego, aha baje bazanye ubutumwa. Njye narabatijwe ndi umwana mutoya. Ndavyibuka ko papa ajya ko banjyana kubatizwa, data muri batisimu ni wagiye antereye ku rutugu, nari ndi umwana. Ntabwo rero bakomeje gukomeza mu nzira y'Imana, nanjye kandi ntabwo nabikomeje. Nibiri aho ngaho mbana n'ababyeyi muri iyo mihango bakoraga, muri iyo migenzo bakoraga y'abatubaha Imana. Ariko itorero rya Pentecote rihageze, twatangiye tujya kuba abashyitsi, kumva ubutumwa, tukumva indirimbo. Nyuma rero mukuru wanjye yaje kubatizwa, arakizwa, ndetse aba n'umubwiriza butumwa. N'abashiki banjye bankurikira nabo baza kwakira agakiza, ariko njye nsigara ntarakizwa. Umubyeyi wanjye rero yarankundaga kubera ko itorero ntibaryumvaga, ntibarikundaga, ntibaryishimiraga. Babitaga ngo n'abasazi baje, ubundi babikuye ku zina ryitwa ngo n'abasaruduwazi. Nibizina babita ngo n'abasazi ryaturukaga ngo n'abasazi baje. Ureye kuvuga ngo n'abasaruduwazi ngo n'abasazi baje, ubundi nyine bakavuga ngo n'abasaruduwazi. Ntabwo itorero kuvuga ngo ADPR ntabwo ryari ryumvikana cyane. Nyuma rero bakavuga ati imihango badukuye ku mihango, ntibemera guterekera, ntibemera kuraguza, ntibemera ibintu nk'ibyo. Baterera iryo dini ntabwo tubyemeranyije gukura idini rya gihanga. Njye rero papa nyishimira ko nsigaranye nawe. Byaje kugenda gute kugira ngo nakira agakiza? Ubwo mwari musigaranye n'iki mwari musigaranye abo bari bamaze gukizwa batakoraga, wasiga ufatanye na muzehe? Numvaga iyo bavugaga ibyo kuraguza no guterekera, njye ntabwo naraguye cyangwa nterekera, nangira umusore birumvikana, kuko hari muri 70 kandi njye navutse muri 52, nari mfite imyaka 18, nari ntaraje mu byo kuraguza no guterekera. Ariko iyo babiganiraga yabitegaga amatwi, baganira na nyogokuru, bavuga, ndetse rimwe na rimwe nyokuru atanga impuguro cyangwa impanuro kuri papa, akavuga ati niwe muhungu wanjye mukuru, niwe mfura, kandi uje wica amatwi. Iyo ngiye mu bakuru kurabuza baravuga ngo bizatugiraho ingaruka kuko nta ubigendamo gake. Kandi akavuga ati ndumva uzatuma mbura umwana. Bavuze ngo nzabura umwana mu muryango wanjye bitewe nawe. Ijwi rero ukavugira muri njye nkumva ko ari jyewe, cyane cyane ko byajaga binterana nijoro, bikamfata bikaniga, bikanjwigiza ngatabaza, nkavuga njye njye bizatwara. Impamvu yavuga ko nuko bakuroye bandi mukuru yari yaramaze gukizwa, batwe ngo n'umushiki banyu harya. Bashiki banjye bankurikira babiri nawe yaramaze gukizwa, tubwo ari ngiye udakijijwe rero ninjye bizaniga bizakuraho cyane. Nuko mukomeze mubyeyi. Umva rero bizamitana. Ndibuka ko umunsi umwe nasanze mama ndamuganiriza, ndamubwira ntumva rero ko natinye kubibwira papa. Ubwo wabiganiye nanjye nibesa ahantu neza amatwi, ndabwira uzabwire papa, numvise nyoko uravuga ngo agira amatwi mabi, nyaboneka uzamwinginge akora ibyo bamubwiye, yumvire abakuru, ejo bitazaduhitana bikadutwara umuntu. Kandi njye numva ari njye byatwara, nubwo nari mfite n'abandi bene data kwa data wacu. Urumva ko Satani yashaka kugira ngo ankuruze ubwoba, nyegereze. Icyo cyari ikimenyetso cy'ubwoba nyine, utinyaboneka nimugire ibigirwa ntapfa. Ntapfa, ariko urumva ko nari mfite kubyizera. Naho ngaho nakomeje nabo. Nyuma rero kugira ngo nkizwe,
mukuru wanjye amaze kurongora umugore yararwaye cyane, ariko atwite inda ikiri ntoya, ararwara araremba agera kure. Noneho baramubwira ngo naterekere, aranga. Badata bacu baramuhana, aranga. Nyogokuru araza aramuhana, aranga. Baravuga ngo ni umubirigi, niko bamwise, ngo n'ubundi ngo umubirigi ngo waratunaniye, ntabwo tuzabana nawe. Icyo yakoraga ni iki? Agatuma ku banyamasengesho baraza barasenga, bari barakijijwe, barabatwiye umwuka wera, bafite n'impano z'umwuka wera. Noneho agatumaho ku mugoroba bakaza gusenga. Ariko nibuka ko umunsi umwe numvise uwo mudamu yarembye, arwaye, amerewe nabi. Numva ko Satani avuga ngo nzamwica, ngo ntabwo azabaho. Iryo jwi waryumvise ute pastor? Uko twaryumvise nibwo akunda umuntu asa n'uwaginaho kikaza kikamuvugiramo kikamuvugiramo. Noneho nari nicaye na mukuru wanjye, ndavuga nti kwa ngo umufashe ntabwo ari muzima, n'intundu ya namujyanye. Niyo nkari iryo jwi rivugiye muri we, ndavuga nti noneho bya bintu biracitse. Ariko mukuru wanjye aravuga ati naho byaba ngombwa ko atakava mu mubiri sinzasubira inyuma. Rero ahamagaye abanyamasengesho baraza barasenga, bavuga iby'Imana ibabwiye, biteze amatwi, kandi bavuga ko izamugira neza, izamukiza, kwazanabyara, kuko nyogokuru na mama na papa baravuga ngo ntabwo azabyara, ngo ubwo azapfa, ngo kandi ubwo atapfa ngo iyo ndizavamo. Niko bamubwiraga. Nyuma rero abahanuzi bari bafite iryo banga ry'uko ariko bizagenda, cyangwa barabikekaga? Niba bari barabibwiwe n'abapfumu ntabwo mbizi, niko bavugaga. Noneho rero ariko nanjye numvise iryo jwi ncungana n'iryo jwi ryavuze. Ubwo amajwi abaye abiri, hari abavuga ko azapfa cyangwa atapfa, indi ikavamo umwana cyangwa akabyara umwana wapfuye. Ndavuga n'ijwi rya kabiri rivuga ngo Imana izamufasha, Imana izamurengera, Imana izamurinda, kandi ngo azakira abyare n'umwana muzima. Tegereza ari Imana izakora hagati aho ngaho, niba azabyara cyangwa se niba hagati yo gukira no gupfa, kugira ngo ndebe ijwi ry'ukuri. Igihe cyarageze, arakira, abyara umwana w'umukobwa. Amaze kubyara umwana w'umukobwa, ndibuka ko mama yamwise ngo ni ndora amaherezo. Mbese nkaho yavuze ngo nubwo ubyaye ariko ndacyategereje kubona amaherezo. Niko yamwise. Noneho ise we amwita ngo nidusabe Yesu. Nuko umwana arakura, ubariho, arabyaye, nawe arujukuje. Nyuma rero mbonye ko hari imbaraga z'Imana, hari umwuka w'ubuhanuzi, ko Imana ivuga nkajya kuba bashyitsi, hakaba nabi Imana irondoye, umwuka w'Imana arondoye, byose ndabikurikirana ndabibona. Ubwo noneho nafashe decision yo gukizwa. Nari ndavuga ngo haraniho hari Imana, haraniho hari imbaraga. Ntangira no kujya nsenga, ariko mbitangiye papa kuko yumvaga yabirwanyaga, nabikoze rwihishwa. Nabatizwa atabizi. Hari umuntu rero baganiriye w'umukristo, aravuga ati Imana ishimwe, ati nawe umuhungu wawe yarabatijwe. Yumva no kuganira, yari atabizi. None ngo yarabatijwe, ndatiye ngo yarabatijwe, ngo witonda rero yarabatijwe, ngo we umujinya urazamuka umugeraho. Araza yarakaye, yavugisha, ariko aravuga ngo yabaye ingoma y'ubu, ngo ikemera guca, ngo nari kumuca mu muryango, ngo makize ingoma ku karubanda, imiryango igaterana. Noneho nanjye nkamuca, nkavuga ngo ndamuciye mu bana banje. Ibyo yabiterwaga n'ikiburiye ya pastor? N'ubupagani. Cyangwa yarazi neza ko uzamusimbura kuri iyo ntebe, abona nawe uramuciye? Hari ijambo yavugaga. Yaravuga ngo ni wowe nari nsigaranye mu bahungu banjye, ni wowe. Narabivuze ngo ni wowe kujya uranterekera no mu gihe naba napfuye, ngo n'ubu nzaba ngupfa nk'incike. Akoresha ijambo rivuga ngo uko yavuze ngo iyo umuntu apfuye
ngo yageze ikuzimu ngo asanga abandi bazimu ngo batari incike ngo basize imiryango ngo bakabaterekera ngo babaterekera ngo inzoga babahaye ngo bagatumira n'abandi baterekerwa. Ubwo rero ngewe bazajya baratumirana ngo ngewe uko nzaba mpfuye nk'incike itagira akana kazanterekera, ngo iyo mpamvu izatuma nanjye batajya bantumira. Urumva nyine Satani ati ngiye nzabayo nabi bazajya bangora ko batantumira. Ibyo ni ibyo yanyibwiriye. Nuko noneho naje mu ijambo ry'Imana batwigisha nyine nurasobanukirwa ko abanyabyaha bazajya mu muriro, abatubaha Imana. Nkitegereza nkagenda ngereranya ibyo mbona abaterekera. Iyo twabaga dutetse bari kumwe inzoga bagiye guterekera, bahenguraga inkono iri ku mashiga, y'amashiga 3 n'inkono y'umba Kinyarwanda, bakayihengura bagakoza umuseke. Bamwe bavuga ngo umuseke, abandi ngo umuziranyenzi, bakawukoza muri ya nzoga bakajugunya mu ziko ngo dore inzoga nakana naka. Ibyo narabibonye ntabwo ari ibintu biza mu muriro. Ndavuga ese noneho ko ubona kana naka bavugaga bari bande abari ari base ko bari guterekera bapfuye kera. Noneho ibyo niyo nabonye ntabwo ari byo numvise. Ndatekereza cy'ubwenge kugira avuga ese kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bapfuye abanyabyaha bazaje mu muriro, ubu nubwo bakora ibyo batazi kuki babahera mu muriro? Iso yarapfuye, sogokuru agapfa, wamuhera mu muriro. Wahisona ko ari isano bifitanye koko na wa muriro, ko bazaje mu muriro ko nuko batabizi, ariko naho ni nkesingi igaragaza ko bazajya mu muriro. Kuki babahera mu muriro? Sinzi wera naho niba mutabizi ko murabejo, ariko nimubaza n'abandi bazabwira ko iyo bajaga guterekera biciye ku ziko bahenguraga inzoga bagakoza umuheha mu nzoga bakajugunya mu ziko. Ibyo barabikoze. Nuko ubwo rero bituma maramaza nkurikira Imana. Ntabwo byari byoroshye rwa rugamba. Nibuka ko nari mfite ba masenge babiri bankundaga cyane. Papa arandegera baza kumpugura, batura umwana dukunda, umwana twishimira, ariko none ukoze ibidakorwa, kumva ko Yesu yarahiye kwaba guciye ntazagusabira, ntazakugira mu bukwe, uzibana uri umugabo kwawe nawe azaba umugabo we. None watwemerera Yesu kugira ngo bikunda hero abakeri yo barahi kugira ngo uzaye bakura ko utanga karinka uzatanga iki? Ntabwo ndire ko nakiriye agakiza, ntabwo ari cyane gusa, ahubwo icyo numva nakoze ni ukwakira Yesu, kandi umuntu waze kwakira Yesu niwe mwana mwiza wumvira. Icyazanuma cyose nzagikora, ariko kuyeho kimwe ikimbuza kujya gusenga Imana nakiriye, numva impaye amahoro cyane cyane maze no gukizwa, kwihana nkatura ibyaha nkamera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ntabwo bya bintu byanteraga nijoro byandikaga ngiye kugaruka. Niyo nabaga ngiye mu nzu zimbi ngahamagara Yesu byahitaga bigenda, ariko mbere byaranigaga nkashikira ngo nzamure nijwi ntabaze nkaburona ndatabaza ndibikananira. Numva rumfite amahoro mu Mana. Yesu nashimye. Amen. Bituma rero nkomeza iyo nzira ndayikunda. Papa nyine ageze aho abona naramunaniye, imbaraga yazishizeho ntaza atashizeho. Angira teririyo bise umwana wananiranye, uretse ko yanambwiye ngo dore ngo sha ngo mukuru wawe aragushutse, ngo we namaze kumwakira urwe rugo, uno ntabwo wari wubaka, ngo nzaba ndari ukuzabigenza, ngo uzajya wirwanaho muri byose. Ndavuga nta kibazo. Nuko numva ari uko nakiriye Yesu, nuko nakomeje muri iyo nzira. Nyuma rero ko nyine nabatijwe muri 73 ko numva umuhamagaro w'Imana ndimo, kumashaka kuvugira Yesu, aho mpuye nabo nkabwiriza ubutumwa, ndetse igihe kikagera nkumva muri gihe harimo umurugurumana wo kuvuga ubutumwa mu rusengero. Noneho muri za 72 ubwo gihe nkajya ntangira kubwiriza, bakamwanya nkabwiriza, kandi bakumva ko ijambo ry'Imana riri muri jewe. Icyo gihe habaga hari abakristo benshi? Icyo gihe bari bahari benshi. Mukuru wanjye ageze aho yimukira mu Bugesera, ajya gutura, ndetse nanjye igihe kimwe njyayo, ariko nyuma ndagaruka umufasha wa mwarimu, ariko na nyiri umusiribateri ntararoga. Umufasha wa mwarimu ku mudugudu wacu
yari atuye kure, yagendaga urugendo rw'amasaha 2 akansaba ko na umuvugabutumwa. Ndamwangira atari uko nanze gukorera Imana, ariko hari ibintu mu buzima bwanjye ntigeze numva maranira. Ikintu cyitwa responsibility numvaga ngiti sinagitinyukaga, umva mfite ishaka ryo gukorera Imana, nkavugira Imana ari uyo ngo mbe responsable w'umudugudu byo nkavuga oya. Aranyigiga ndamuhakanira ngo ntukagira ikibazo. Twasiga kwa 2 kwa 5 mu gitondo bita maturuturu, yari iminsi 2 mu cyumweru, none no ku cyumweru tugaterana. Hamubwira nti haba kwa 2 haba kwa 5 waboneka utaboneka ntukagira ikibazo, nzaba mpari nzabikora, ariko ntabwo nemera ko responsable. Ati none ko twajya tugwawe n'isabune gukarabasi tore kujya gusabune, avuga oya inyenere sabune we nafata n'isonga cyo kwihingira, ariko ntabwo byo byemeye. Kwerezo kuva amahirwe make yaje kugira intege nke aragwa ntiyabikomeza ngiye nkomeza kubikomeza. Noneho gutwara kure natwe ya paruwase, umupasiteri watuyoboraga yaratuye mu Jenda. Paruwase yacu yabaga kukinanira aho bita muri komine, aho zari komine Gaseke. Kuva hano iwacu mu murenge wa Jumba cyangwa se yarakuri giciye kugira rwara mu rugendo rw'amasaha 2. Ibyo rero bituma kutagira mwarimu, ntitumenya amateraniro azaba kuwa kangahe, nitumenye ngo igaburo ryera rizaba kuwa kangahe, nitumenye ngo n'amaturo twatuye ko twagendaga tuyarunda, wenda meza biragashira, meza tatagashira tukayarunda, nkajya ku isoko kubaza niba pasiteri mwamenya azaza ryari, inama zaba ryari, igaburo ryera ryazaba ryari. Nahora n'umukristo nkamubaza twamenye igihe yaba yazazira, nkaje ngiye gusaba umwarimu nyuma. Ariko gomba kubitiraho no kwigisha gusoma, kwandika no kubara. Urubyiruko ruraza ari rwinshi, umudugudu ugira imbaraga nyinshi, abantu barakizwa ari benshi. Ubwo zashingano wahungaga ubutangiye kuzinjiramo? Nzinjiramo ariko ntazishaka kandi nkabyanga bikora. Niyo bituma umuhamagara ari ikindi kintu Imana ifite uko kugenza. Hagati aho rero hari kintu nibagiwe, ntarabatizwa mu Mwuka Wera, ariko nsaba Imana nkiriza ubusa kugira ngo Imana izambatize mu Mwuka Wera. Nyuma ntanga icyifuzo, muzansengere ndumva nkeneye kubatizwa mu Mwuka Wera. Nabatijwe mu mazi menshi, ariko ntawe nabatizwa mu Mwuka Wera. Baransengera, ariko umunsi umwe baraza baramwe bati ye Imana iteguwa Umwuka Wera, ariko ufite ikintu kimwe ukunda utarakizwa. Kandi kuko cyari kiriho n'abandi barabikoraga, bamwe mu rubyiruko gihe abakobwa babaga bishingiye, bakundaga no kwishingira nijoro, abishingiye nkajyayo bati ukunda ubukwe bwa gipagani. Ndavuga nicyo kiroroshe kukihana. Ubwo nibwo bwari bwarazitiye kugira ngo utabatizwa mu Mwuka Wera. Imana ifite kwikora n'inzira inyuramo zitandukanye. Iby'Imana ntabwo bigira formule ngo nibi bifite uko igenza umuntu nuko yatanga igisubizo. Nyuma yaho rero naje kubatizwa mu Mwuka Wera. Uwo muri w'Umwuka Wera niwe wampataga, niwe wasukumaga, niwe wankoreshaga.